barwa Gacondo ntibumvikana na Tadeyo. Ibi mbivuze mbihagazeho 100%. Aravuga ati abo basaza bitwa barwa Gacondo bashaka kunyoboreramo batanga ngahe muri iri. Ati nibanyereke icyo ba contributing. Ndivugira ibyubuzi bwari buvuga mbihagazeho. Hanyuma ugasanga ntiyumvikana na Prosper. Ubwo umwe ari muri body wa Gacondo yumvikana ibyo nabo barabizi hagati yabo. Buriya Muvunyi agerageza kubahuza bose ariko bikagorana. Muvunyi yabona na Gacondo akamubwira ati ntago yatuyoborana ibintu byose. Muvunyi bano ba Meya Budara bakamubwira ati ntago yatuyoborana ibintu byose. Tadeyo naduhereza uriya mushinga w'akanyenyeri. Muvunyi akumva uruhande rwabo nibyo ati none se wamugani twebwe twaturi urwego rukuru nta kintu tuyoboye bati turekera akanyenyeri uyobore FC. Yamanuka muri hasi muri committee executive agasanga ntago Muvunyi Tadeyo ari kumvikana naba Prosper. Ba Prosper no bazanye umutoza ari no mpamvu nari kumutangaza amakora arimo kumukasa. Ikiba rero Muvunyi akagerageza kuza akunga. Muvunyi akaza ati okay hano nabo baguhohoteye cyane uri president ntibari kuzana umutoza batakubwiye ko batari no gutanga imisanzu yo kurukirita bakimi sinabyemera nanjye reka ngufashe rimwe na rimwe ndakubwira ibintu byo muri reyo sinavuga umuyobozi ariko hari n'igihe haza n'abayobozi bakuru mu gihugu bakuru top officials b'u Rwanda bakaza kwicaza Muvunyi na Tadeyo bakabunga. Ibyo mbihagazeho sikoro imwe ebyiri umwe muri bakora hakaza senior officials muri iki gihugu uri mu bayobozi bakuru b'igihugu akabwira ati ibintu mwicare mu bikemure. So enough is enough. Hamaze ko ibintu muri reyo birambiranye by'amatiku pe birambiranye ugasanga ngo Muvunyi aragerageza kuvuga ngo Tadeyo tujyane mu kurokirita ariko ngo Tadeyo ntari kumvikana na Prosper. Wazamuka ngo Tadeyo ntiyumvikana na Rwagacondo. Body gahita igirana ikibazo na committee executive ugasanga harimo amahari adashira. Ikintu kimwe nge mbibutsa abantu bagabo ni nayo conclusion yanjye. Muza mwaje muvuga ko muri abasaza baje kugarura ubumwe bw'abare ko mwari mwarayamwe none mutangiye gucagagura ariko iyi modo yo gutangira gucagagurana nimwongera kubona RGB ibimanutsemo mukabona abantu barongeye barezinze iki kintu kiragiye muzi mu Rwanda abantu baragenda za Twitter bagatage nk'umukuru w'igihugu bikadorongera bikagira gutya bikivanga bakabimubaza ikibazo kikagenda mu itangazamakuru His Excellency kikamugeraho. Muzongera muyisohokemo kuko ntimuzayiyobora mutumvikana Rayon Sport kandi bizabigaragaye koko uwari watekereje kubohereza Jean Fidel yari afite ukuri none bizabigaragaye bazavuga ati ba bantu byarananiranye mureke bajye bagira umuntu umwe ayoborera kuko crisis muri guteza ni akantu gato ni ikintu mwakwicarana mukavuga ngo Tadeyo gira access ku kanyenyeri umenye amafaranga yinjira umenye n'icyagiye uzi ikintu cyakiremere muri ibi ibintu bizabakora abantu nta nubwo bazi kubara ikintu bita timing. Yes we you are there murimo murashaka Rayon Day mwarabizi cyuya bitari 15 murashaka kuza stade Amahoro mugiye guteza umwiryane mu bafana mu gihe cyanyu mwari murashaka kwizige reka mvuge bino bintu na timing ni muyireba kwe Sport mubonye Rayon Day ibaye itabaye umushinga ucamo ngo haza abantu benshi buzure muri stade haboneka ikintu nyine cyuko habaye vibe ikomeye izindi Rayon Day zazabagora. Minister Neri Mukazayire niwe wabaryamye aravuga ngo ikintu cyose kiri mu bucyararugendo kiri buha igihugu amafaranga kiri buzana abanyamahanga mu gihugu arenga 1,000 ndagishyigikiye babahi baruwa mu kine match kuri Rayon Day. Minister niwe wagifashe icyemezo ibyo mbihagaze 100%. Ajye kumva bamuzane dossier imbere ngo muri kuryana abafana kubera ayo makuru bari kumva Rayon Sport Day igende nabi munanirwa kuzuza bavuga ngo numushinga utaciye to sum up mu kubyoroshya. Hari amakuru asoza y'ingenzi abantu bakwiriye kumenya. Hari inama iri buterane uyu munsi. Iyo nama iratumizwa na President Muvunyi na Tadeyo kubera ko buri wese afite uruhande y'influencer kandi rumwumva. Iyo nama iraza guterana igamije kongera kwiyunga no gushyira ibintu ku murongo. Twizeye ko iribuze kuvamo umusaruro mwiza. Gusa amakuru meza cyangwa se cy'abareba bakwiriye kumenya Rayon Day ntiyavuyeho bacagagurana batacagurana izaba guhera kuri Rayon Week na Rayon Day bizaba igomba kuba bacagagurana batacagagurana. Abakinnyi banyu mushaka kureba bazabishyiramo ibitego cyangwa se banagarikwe byose bibaho n'umupira w'amaguru ariko Rayon Day izaba
Rayon Week izaba ikindi mukwiriye kumenya akanyenyeri kanyu ko gukusanya umusanzu nako karakora neza kandi kazacungwa neza. Ariko kwiziba ibihari ni ikintu bita conflit d'intérêt ndetse no gupezanya kw'imbaraga gushaka kugira abanyabubasha which mubireke bigumaho abakunzi ba Rayon Sport mukomeze mu yibinyuma icyo twababwira. Hanyuma ibindi reka iyo nama bakora na Rotfi bamuzanemo. Oya by'akanyenyeri ntabwo yabizamo, ntabwo yaza mu by'akanyenyeri nasinyije bakaramako n'abandonga imenge kubyo mu kibuga byo n'ibindi Rotfi mu byo mu kibuga Rotfi bananiye banamwirukana erega ibikomeye cyane n'iriya ishu ya Nuzi, ariko nanone rene ntitwabikerensa ibintu bye kuko mu kibuga ni kubitwa ari nabyo tugiye kujyaho, ni kubitwa mu kibuga. Ibi byose muvuga nta mufite imishinga yo kugura kwasiteri no gushyiraho forex biro ikubiswe mu kibuga murabazi bahita bagenda wabareyo cyangwa kundira twagiye muri APR ikubiswa reka twivugire kuri match ya APR dufite iminota 3 ibya Rayon Sport tuzanya tubigarukeho n'ejo bundi nama episode akurikirana tuzamenye turaza kubamenyera ibiva muri iyi dossier ikomeza turayibabwira n'umushinga ukomeza turaza no kuganira nabo n'ababa bari mu nama baratwihera raporo reka twikomereze kandi bataziduha abayobozi bari buze kwa bababwiye ati muhure kuko ndabizi ko ari umuyobozi babwiye ati akibona ibaro yabwiye ati mwembi muhure barahura n'undi turabimenya turaza kumenya ibyavuye tugende. APR ifite match amicale na Gorilla muri APR byabo byo ni kwa Orodha niko kubise APR week kari iryoshye APR week 3 minutes nyuma yuko bamenye ko Azam izaza mu Rwanda ngira ngo umutoza Flora Ibenge yirifuje ko igihe baza mu Rwanda batakora match imwe yonyine rero turamutuje mu Rwanda yaba ari opportunity yo gukora match wenda byibura nk'eshatu ntabwo ni nko gukina na APR gusa twakina na Rayon cyangwa tukashaka n'indi kipe dukina. Ubwo rero ariho APR yaboneye ko igihe wenda Azam izamara mu Rwanda yifuje gukina n'amakipe menshi mu Rwanda 2 cyangwa 3 aribwo yatekereje ikintu cya APR week iravuga ngo kitafatirana iyi Azamu yifuza gukina na Rayon niyo Rayon tukayizanamo wenda n'indi kipe imwe akaba amakipe ane tugakora ikintu kimeze nka APR week amakipe akagenda ahura byo bita round robin. Ubwo rero APR irifuza ko guhera tariki 19 bakora iyo APR week yabirimo APR nk'ikipe yabiteguye yabirimo Rayon Sport nk'ikipe n'ubundi Azamu yifuza gukina nayo hakazamo iyo Azamu izabiri Kigali ndetse wenda n'indi kipe imwe probably igomba kuba ikipe ya polisi ni polisi ikipe nayo agari probably kuko inama yarabaye muri polisi byamaze kwemeza ku munsi we bakagenda bahura bose bahuriye Kimihurura bahurira kuri office ya APR hari president wa Rayon ntiyabonetse yari yoherejo Irambona babwira Rayon ko buri kipe bazaha miliyoni 2 zo kwitegura ariko ikipe izatwara igikombe bazaha $5,000 by'amadolari na miliyoni 7 zirengaho gato. Ni APR shaka kubitegura bikitwa APR week bikazaba nyuma ko APR zaba imaze gukina na Power Dynamos nizatangiza APR week ariko ihita isubira iwabo yo muri Zambia none ngo bakine iryo rushanwa ry'amakipe ane agenda ahura hagati yayo wenda APR ikina na Azamu APR ikina na polisi ikina na Azamu ikina na polisi basoze APR ikina na Rayon ariyo match ya nyuma bazabara amanota barebe warushije abandi hanyuma ariwe uhabwa igikombe. Ibyo rero Rayon Sport nabajije muri committee executive apana muri board bambwiye bati byikitwa APR week we are out bati iyo nkuru wazayibwira uhe mureyo ko wagiye gukina match ya gicuti na APR mu kintu kiswe APR week mu cyumweru cya APR Rayon yaje gukinamo match ya gicuti na APR Rayon banahe proposal yibwira bati amafaranga yose azinjira ku kibuga muri match zose zizaba muzafata 30% APR fata 30% 20% afatwe na polisi 20% afatwe n'abakontrola akanyenyeri Azamu harabwa tugwa faranga nta buhara tubufitiye mudoye match byo faranga Azamu nishaka kumenya Azamu sabye ikintu kimwe mutwemere match tuzazicisha kuri Azamu natwe tuzungukira ibyo yo kuvuga ngo bahindura izina wenda byitwa nka pre-season tournament niyo byakitwa APR week bagende bakine batsinde umva rero abanyabwenge cyo bari kubwira Tande uretse amasegonda asigaye be bari kuvuga ati kuri ibibazo ufitanye n'abantu muri board ishore APR kubomore nigukubita nta bwenge muri Rwanda nigukubita ureguzwa ngo champion itangira have wimosha ni ishore center kigali da umenure ni imikino gutegura champion